nagukoreye buri kimwe nasanze utari ndashima nasanze uri iki warunkumbuye nari ngukumbuye warunkumbuye iki nyine warambabariye ariko wabari yego je mu nambwiye ka nkunda ubundi byankoreye byose biba birangiye ndakubabariye ahubwo sunkunda ndagukunda nyine se nyine ndagukunda sidukundana turakundana bise gushegera wabaye boga umva kino we nese nsigaye nereka amaso gute nk'abayenda nawe uretereka ikiganiro cya kabiri yaramamagaye ngo nabonye bari kugutuka ngo numvaga kare kumwe naza nkagakumpita ngiye kubaza Pateri ikibazo mwarakundanaga ntimwakundanaga yego nadusubize twarakundanaga mbishize hanze twarakundanaga noneho none ubu babwire ko nkunda twariyunze kandi nabwo twiyunze nijoro wabeshye nyine wabeshye ngo twarakundana ariko n'ubu turakundana nyine ubu ngubu turakundana bivuga hano ko yari uzi ko nyine ndi burakari bebe warababaye yego twari niyunze byanarangiye ako mana mama banesha umutwe hejuru y'iyo ngoyi ngo ya mukobwa karaga amaso gutya mwaha neza kirana kandi sheri ese kari kuyima adashaka bebe reka ndagukunda sinakugwaye mu ntoki neza nyine subira nawe tumpe neza nawe ko gito ko noneho ukuntu Pateri ari kureba imbere kandi wabivuga kandi dore ko agira umunwa yabivuga kandi so gute vuba vuba tuma kwitama urikundi we tunakundana yego thank you birahagije yego mushime imiyaga vuga yego oya vuga vuge sheri wa sifa so wari nderembe ako mana nyakashama disi karasetsa akabaju kanje beba ako si cya Pateri cyakurakaje wenda mu ndi mwaka ntabwo byari bimeze neza ariko muri uyu mwaka ndakeka ibintu byose bimeze neza sibyo twariyunze ubu ngubu nta ribi nta kibazo dufitanye na kimwe uranakoze cyane nkomeza kugukunda muri uyu mwaka igihe cyahe cyo cyose tugenda gukora ubukwe icyo nshaka kugusaba ni uko ubucuti bwanjye nawe butazongera kuzamo agatotsi n'ikindi gihe none umugore wanjye wawukanye yagaruye amavarisi mu rugo yagarutse ni ikintu nabwira Pateri ndacyamukunda ngiye ntabwo urukundo rwagiye ntuzongere kunsiga uri kubona twatangiye no kuba inzobe kimwe uri kumva nyine Imana izagushoboze iguhe kuramba urambire nyine kubona ibintu byiza cyane ibyiza byinshi cyane muri uyu mwaka Imana imumugeni nkawe ewa Imana impe n'ubukwe bwanjye nawe ako nino nk'abantu bataba baherukana Gasaro TV hajemo akantu ko kuvuga gutya kagatotsi kagatotsi ariko nta bintu birenze kabisa nyine ndamukunda nyine ndanamukumbuye nshikiriri ni ibyo namubwira nta kintu ngiye nkora ama surprise Pate asisi uretse kutubesha ubwo Pateri rero wamubonye koko ku ruhande aza ntawe nari nakwitayeho ahubwo ndi kumuha message hariya dore kuragaze ewa waje ni bodyguard kurinze koko akuru none se Pateri bamfashe bamuzarire intebe yicare Pate kudasuza sifasi ariko nyakasani we kabanza bagurukana cyane ibintu bita Pateri
n'umuntu bita Sifa. Aba bantu narimba kumbuye ntago mushobora kubyumva n'ukuri kw'Imana, ndetse navuga ngo akira mikro. Pateri no washoboye gute kuza utari kuvuga? umva dufashe umwana hano bite bavuga ngo cyahe. Hanyuma Pate, ko mbona bikurenze wabuze ibyo uvuga, umeze gute? Meze fresh, tubonye umwana twari dukomboye twese. Turamubonye cyangwa turakubonye? Oya, turakubonye nako twanakubonye. Warunkumbuye? Yego. It's a long time utabona umuntu bita Sifa. Kuba uyu munsi bongeye guhura byakiriye gute? Ni neza, biranshimishije. Reba ariko kure kugukubitaho dukudeje. Ntabwo narimwe twari duherukana kubonana, sibyo? Ntabwo twari duherukanye. Ngo biterwa n'iki ubwo? Biterwa n'iki? Ariko sha Patera afite ikintu bisi isoni. Ntumbaze ikintu cyo kumutera isoni. Ufite isoni. Kuntu Sifa zigara azigara zigahangana. Ufite amafara wakintu. Nanjye nabimubwiye ngo yarabyibushye. Ufite amafara. Unsatse nta n'igiceri cy'ijana wansangana. Ufite amafara wakintu. Hanyuma si Pateri wenda we yaraziko tubikwana ikiganiro, ariko yeni warubizi nari namubwiye ati Sifa tuzakwana ikiganiro uzamfashe uze. Ubyakire gute kongera kubona na Pateri nyuma y'igihe kirekire? Ukuntu wanambwiraga numvaga rwose atari na hano hafi. Nyine ariko biranshimishije. Pateri nari mukumbuye, wambaye neza, nawe warabyibushye, waniyogoshesheje man. Ko yirabuye se? Yanirabuye nimba ubuzungu buri kugenda bugenda. Nkumva ubu nta nyine ibintu byose ndabivuze, ariko nyine sha nari mukumbuye. Akomana Sanchegera Bise gushegera wayi boga. Hanyuma Pateri nakubwiye ngo ndashaka nzakora na Sifa ikiganiro, nkubwira n'umunsi ndashaka uzaza urambwira uti Sandrine bizangora kujya kwicara na Sifa mu kiganiro, ariko urabizi ukuntu nakwinginze kuba iki utashaka kwicara na Sifa mu kiganiro. Impamvu yagiye ariburisha agutuza aho yabaga, nawe yarakwanze, urumva nawe yarakwanze, niyo mpamvu rero twagombaga kumuta mu bihano. Neza Murantongoye, ariko se nicyo kintu na Pateri yahindutseho si aho muherukanira. Nabikubwiye subu ni iki? Asigaye yambara amapantaro. Ego ariko nibyo, ariko usika nibyo. Kandi undi yambaraga amakabutura, yarahindutse. Ikindi ni ukwiyogoshesha, ari no kwirabura. Uri kumva ni iki kindi se? Waranabyibushye mukuntu. Sifa nicyo kintu nahindutseho yabaye nta kindi. Mwari mukumbuye mwa bintu mwe. Asigaye ariko anitonda kuba yaje nyine ntavuge, akaza nyine gake, ako yagiraga ntungure da. Oya, ngiye kamvuga ibyanjye. Yarabyibushye kubera amafura. Iminwa yari mitabaye minini. Nimba ari uguseka, nimba sigasomana. Sinaguhereza. Ibyo birazwi. Ikindi se nta kindi. Masiko wabyibushye. Nyine narakuze. Tugatereka amaso nk'abahinde. Ndakwiyamye. Umva kino we, nese nsigaye nereka amaso gute? Nk'abahinde. Nawe uretereka? Aya. Gende mwiza. Sinshobora gutereka amaso. Hanyuma Pateri Sifa twaganiriye aravuga uti uriya mukobwa ati niba yarasabye Pateri kumutera inda, ngiye nta kibazo mbyumvamo, atariko nanone nishimiye cyane ko Pateri ari ngiye yavuze crush we. Yaranyishe. Byagenze bite tubwire? Ku kiganiro cya kabiri yaramamagaye. Guno bunye bari kugutuka.
ngo numvaga kare kumwe naza nkagakumbita byose hanze araba ndamubwira ati wana we tuza nakwibwirire si shasi fara si nari nkwishe gushanga ukuraga koga kagututse ndababa wesha hari ikiganiro banza ari n'icy'ubushize si icy'ubushize ahubwo yego wa mukobwa nyine ari kumubwira ari kujya kagakobwa nari bivuze ni wa mukobwa arakwica masi nishoboreye kutogana nawe uri kumva yari yakuzimije yaramuzimije aramutuka nko gute yumvaga ngo yazaga akamfata ngo yaje akamfasha kumusota shari yabuze ikintu nyine yari yabuze ikintu uvuga shaho kandi wa mukobwa yagutse umva aragushishura koko nyine ariko warababaye byemere warababaye ariya ntari kugufasha nubwo yajya ntungana ntari kugufasha hanyuma pati hari ibintu watangaje ubushize ndetse sifa biramubabaza banza umwongorere nta kibazo ndabona yashaka kukongorera nibyo kukubwira si ni ibanga ni ibanga ni ibanga ry'abakurashi ntabwo twabyivangamo mbwira pati ngo kubera iki nabyaraza kubikwibariza ngo yababajwe nuko yahise yihutira gutangaza umwanzuro hano nubwo ndi inshuti yanjye ko hari benshi babyumvishe ngo wabitewe n'iki n'ubwiyemezi yatangiye kuzana njyewe mvuga ibyo byasubiramo urumva kambe ko bazibone tunari kumwe oya mfatira urumva njyewe mfite ikibazo kubera iki wagiye ukigira umuntu uri bize cyane tukajya tuguhamagara ukanga kutwitaba kandi utarabuze umwanya tukajya tukubona uri gukina amafilime urumva turashaka kumenya aho wari uri kubera icyo umwanya utaduhaga ari utaduhaye ari uko ugiye gukina filime nyese ubwo uri kubitekerezaho iki uri gutekereza ko filime arizo zatuma oya njye nabajije ahantu nari ndi se ni mu rugo ku ishuri nyine muri filime rimwe na rimwe nta handi bituma inshuti zawe nyine uzijugunya ntabwo najugunye ariko inshuti zanjye ubigenda utema najugunye ariko inshuti zanjye gute njyewe na Sando yarekaramye urumva ni benshi ntabwo ari twe twenyine murabajugunya ntabwo nabajugunye wakoze iki nyine uko nabuze umwanya tu basi se uradukunda ntabakunda se nari kuba ndi hano kano kanya narawushatse umwanya nyine naje niyo mpamvu nyine nkibakunda yamba narabanze n'ubu ntabwo nari kuba naje njyewe umuntu ambwiye ko nkunda ubundi byankoreye byose biba birangiye ndakubabariye ahubwo ariko n'ubigisifa ngo agusabye imbabazi nibyo cyangwa se yaratwitse yaratubeshye aya ntabwo yabeshye yataba yaransabye imbabazi ntabwo twakaye twicaye hano nta nubwo ujya uheza wari kubivuga n'ubundi nta mikino sonze se nyine shawe iki ngewe ko nanijijisha ariko wowe banze ubyemere si unkunda ndakunda nyine se nyine ndawukunda sidukundana turakundana ngiye kuvuga ngo nyine vuga umeze nk'aho sitari barimo barayitinga muri ino minsi rwa rero izina Juno njyewe sifa niko tumeze ngiye kubaza patera ikibazo mwarakundanaga ntimwakundanaga yego nadusubize twarakundanaga dukundana gute twarakundanaga gute nyine twarakundanaga wishaka kunyihakana izi ko ari no kunyihakana ikintu cyisekeje ukuntu aba bantu baragowe babareba iki kiganiro wenda njyewe hari ukurinzi muri inshuti za bishize hanze twarakundanaga noneho none ubu we yaragiye bw'abantu bishize hanze babwire ko nkunda twariyunze kandi nabwo twiyunze nijoro shawe ngayumvira mwiyunze nijoro se mwahuriye nijoro twiyunze gute twahuye twiyunze nijoro twahuye se nibwo fone yazimye
Mo biracyasinziye umva rataka umva Shapa dahetse kubeshya dukundana nereka kubeshya abantu nyine turakundana ariko turakundana nyine turakundana no okay birakemutse akuva nkubwire umva ratambabwire sidukundana turakundana byaragiye c'est tout ako uzajya uvuga ibintu byinshi ubeshya nabeshye iki wabeshye nyine wabeshye ngo twarakundana ariko n'ubu turakundana nyine ubu ngubu turakundana Sawa. nyine twakundana mbere ntimwakundanaga ubu nibwo mukundana nose twamwe hataya kwivamo umva- twaba inshuti tudakundana none se ari mubi mbere waranyangaga nyine nabona kwangagaza unkunzu mbere waranyangaga ngo twakundanaga unkunzu cecekaho ndacecetse umvanze ariko Sifa Pate hari ikintu yigeze kumva warambwira ati Sando kira kiganiro cyasohotse atubundaye nanjye mbabaye ati Sifa yarakaye kucyumva ko Sifa yarakaye nuka nkunda nyine nose ko baratankunda nyine waje kubivuga hano ko yari uzi ko nyine ndi burakari bebe warababaye igo aha igo bu igo ako nibyo byo twavugaga igo muravuze ryari cyagiye narakaye cyagiye narakaye nta na kimwe nyine maze cyo cyari mwavuze igiki twavuze sitware niyunze byanarangiye ako mana bwarasubiranye byararangiye dusubiranye n'iki Pate nta n'ibintu birenze ahubwo twashwanye nyine birenze se ku buryo uri kuvuga ngo twarasubiranye se Pate kuki ubundi yisubizana kuri hano ubwo rero waravuga ariko ngo ko turakundana ngo turakundana kuki yisubizana hano utegereye Sifa ngo bimubwire wa mugana umubwire uti wankoreye amakosa ABCD ukaza kundega ibyo ngibyo dufite ubureguro bwabyo fone yawe nayabagaho niyo umuntu yaguhamagara warangaga kukwandikira abo ngo uheruka kunsubiza ryari wereke nyereka bidudasanga uransubije 2021 sejo bundi 2021 none ubundi tuye tugana kuri telefone se uziko nta n'umwaka mushya nyifurije habe n'akantu he Pate wahetse kubeshya warabikoze si ntabyakoze nawe uramubwiye Eh. namubwiye Merry Christmas cyakoze Merry Christmas ni sisi bihagije Merry Christmas nawe mubwiye nawe yabyo yambwiye ako sinamubwiye Merry Christmas habe no kumbwa basi bimbwire none anga mubwire iki Merry Christmas narabikubwiye nabikubwiye hanyuma Pate Sifa ikosa yagushinjije ko wahise witira kuzana ibintu mu itangazamakuru iryo kosa uraryemera nturyemera twaryemeye twese twasabye n'imbabazi nayo nakubabariye Sifa je t'aime si bisanzwe se crash we abantu benshi ngo bari babakumbuye Sifa na Pateri bicaranye hano Pate wabanye komenti abantu baba bamereye nabi noneho hari abarambiwe kubimbwira ngo mbaha nimero ze mubimwibwirire nguyu kandi sha iyi hari abantu banyandikiye pe abantu navuga ngo umunsi ku wundi birirwaga batesha umutwe Pateri ngo na mama harya akubwiye ngo iki mama banesha umutwe hejuru y'iyo ngoyi ngo ya mukobwa karaga amaso gutya ako mana akira kamwe mwaha neza akira n'akandi sheri ese kari kuyima adashaka bebe reka ndagukunda sinakuguhaye mu ntoki neza nyine subira nawe tumpe neza nawe ko gito si ko noneho pfundurira umwana wa kintu ndayafangara ngareba ese n'udukino n'abanyarwanda ndashakara ase ibi bintu bijya bincanga buri munsi Sifa bwa mbere yamuzaniye impano ya shokora uyu munsi Pateri nawe akuzana impano ya shokora ubyakire gute si neza nyine yanyiganye buriya yabibonye ko ari two nakundaga dore ukuntu Pateri ari kureba imbere
kandi wabivuga kandi dore ko agira umunwa kandi so yabivuga gute turebe kisesi vuba vuba tuma kwitama dore shokora niko handitseho simereza si wari wakanzaniye yabanze urebe nyine mereza nyine nagira nkwereke ibyanditsemo nabibonye ngazana tuma kwitama se nawe byanditse nyine tuma kwitama ubizi ute nicyo bisobanuye aha sira shokora yawe ma ngo rata uranakoze nubwo wambeshyeye nakurakoze ariko pati ukunda gusomana urasaba sifa gusomera mu kiganiro kwe byanditse ngaho nyumvire dukundana murasomana pate wiyote kumbeshyera wibeshyera undi mwana ntago ajya asomana shawe patera ibintu atangira we warutwena ibo ndavuga ngo Wakiriwe. wibeshyera undi mwana ntago ajya asomana ariko ntago ibyo bihagije naringize sifa yitsa n'akarira mu kiganiro akarya ngo kanditseho ngo kisizi nibyo ra ase kubera iki pate izi shokora wagiye kuzigura zanditse aya magambo yarabizi byanditseho nase wowe wari ubizi ndenda nawe akira nyine akangaka kaguma hanyuma pate sifa wavuze uti nari mukumbuye ndetse umubwira ibyahindutseho byose inshuti zawe ngo zirwa zikoza sifa inshuti zawe zizi sifa nawe arabazi buri bose nagiye mbaha nimero ze bagende bamwibwirire si ni abantu bangahe bakwandikiye nanjye ahubwo arabansabye ni nimero abafana zawe zafanara abafana bawe n'inshuti zawe Ese barayandikiye iyo munyana babakunda na pateri gutya muri kumwe ati abacrush muri beza muraberanye mu kintu biki byose mumva bameze gute muri mu mitima yanyu cyambere nta niyo twaririmbye burya ari igihe nyine abantu bagira igikundiro mu bantu ubwo njye nabyita ko dufite igikundiro mu bantu wowe urabivuga iki nyine ni umugisha tu ni amahirwe nahise abantu bose niko babakunda cyane cyane we gusiga nyine ubwo ufite izo uri turikundiwe. kuririmba ndi kuririmba izihe hari indirimbo ngira si uri gukina filime harya urumva ese kurimo nini ntabwo naga ariyo mpamvu umenye ko nese ari ibingibi na filime ni ibihe byabanje si ibingibi nasi kumva bankunze mbere yabyo niyo kumva dukundana turikundiwe duhi tunakundana cyagiye nyine turikundiwe tunakundana sibyo Mm. turikundiwe tunakundana yego thank you ibyo birahagije akira mikoro baza sifa ibibazo bitanu ushaka kumenyaho cyangwa se wari ukumbuye kuba mubaza Zamo nawe okay ibibazo bitanu cyambere wari unkumbuye nari ngukumbuye wari unkumbuye iki nawe ngukumbuye iki nyine amagambo yawe ya magambo nyine adashira yandi yawe nyine adi kise fe musha rata nawe ngukumbuye no kubona muri rusange uri kumva nyine tu nibyo Ni nabaye byinshi. bogari warabyibushye wabaye bogari se buriya cyangwa ni ibintu byose wambaye wanazanye inda aha pati kuki wazanye akadahubwo ubwo nabyibagiwe pati kuki wazanye inda nta mpamvu nazanye inda Mm. iyo umukire akize amafaranga amutera inda wabaye umukire urampaho urampaho yeee kurateshye pati uranyimaho yego we kungana utyo se shangiye nyine n'imyaka banze ngeze mu myaka yo kungana gutya uri gukura okay nyine ariko wowe warabyize urashiriwe n'ibibazo ari kunyongorera ngo nimubaze kandi ntabwo watubwiye ngo ngiye nkubaze nanjye mubaze tubazanye nireba
abantu bakunda rasha Ah! Ah. Nyine warambabariye ariko babari yego ako wazanye inzika umva bebe ikigaragara wazanye inzika nganyumvira oya bebe nanzika ariko n'abantu banjye bari bamaze kukwanga ewana bongere bagukunde uya banyangira ikisi nta nukwera nari narabuze umwanya nta kindi umutima mubi pe sibyo yego maso Ese yenya Pate ko nawe kitacyambara amakabutura oya nasanze uwo ngo umubyibo wanjye nasinzana ibiguru by'ibitesi ubu ngubu wazanye amaguru y'ibitesi nsigaye mpisha nk'uko baba bahisha di oya nyine ngewe n'ubundi nuko mba nikwije mu busanzwe ariko we warikwizuraga iki kinyarwanda nako warikwizuraga nanjye nsigaye nikwizura usigaye ubwo wikwiza waranyiganye ega nose utagiye ku bya kuresha wagendera ko ikiyogoshesheje se nagira ngo mbe icyuki mwunde nanone mari ni ukuri wabaye mubi kubera wiyogoshesheje urabaye bogari wabaye bogari ariko nyine tentere zigura ngahe mu mugezi imisatsi ngacira zigura ngahe ntabyo nzi ikindi se ni iki we nawe ndumva nciriwe ikindi ni iki yari yarambwiye ni muri ari indirimbo azagutura sinzi iyo ariyo harya niye Pate kandi yarayindirimbiye ngo wamaniye umutima wanjye nkikinama agapira ngwereka abajama banjye ngana n'umutakuzipe ngo uri umwana mubi ngo uri umwana mubi umutima warawangije nagukoreye buri kimwe nasanze utari ndashima nasanze uri iki ndari ndirimba mutu ako kantu menshi inzira niko kabi si urumva indirimbo kigutuye Pateri kubigusha gusoma undi mwana mu kiganiro kuserereza oya ubwo hari akantu nabonye postinga numbaza ibintu y'ibikoma yajyanye kuri njuga amukubita urukenda yikaraga muri filime kandi dufite ese kare wabonaga ari ibintu bisanzwe yagushiremo imiyaga kuri uno munsi wa none rero imiyaga ndakubabariye sibyo yego mushiremo imiyaga vuga yego oya uvuga mvuge sheri wa Sifa ngaho yumvira indirimbo mu kiganiro sheri urababaye Sifa no kuri kumana akajya umuntu umubaza Sifa no umunyamahoro impamvu rero twatukuremba iriya ndirimbo urumva cyangwa turebe subiramo aya iyi ndirimbo nyisubiremo yego nibyo ushaka arakubashye subiramo nashaka kuraka unkunda nsanzwe utankunda ndababaye nuko y'indirimbo kandi nukuri kw'Imana gukura n'umutima gwanjye gwose niye nuko y'indirimbo iriya ndirimbo igihandeye kurakara nyine ubonye ndarakaye muracyayi muransekera nyine ubonye mbonye nyine utarakaye sebundi urakara ryari njye mba nshaka kukurakaza nabuze igihe urakara ngo turebe iyo warakaye ukuntu uba umeze cyagiye waje kuntonganya hano hose uko kitanyeretse se warakaye cyangwa kubita urushyi itwikaraga yego uraturakara disi karasetsa akabajo kanjye oh beba ako si Pateri cyakurakaje nakurakaje ntabwo narakaye ngo ugire ikintu ubwira Sifa nyuma y'igihe kirekire mutabonana mwirukanaga mu ndi mwaka ugira ikintu umubwira ndetse ugene icyo umwisabira
so ikintu namubwira ni kimwe, wenda mu wundi mwaka ntabwo byari bimeze neza, ariko muri uyu mwaka ndakeka ibintu byose bimeze neza, sibyo? Twariyunze, ubu ngubu nta ribi, nta kibazo dufitanye na kimwe. Ikindi nyine uyu mwaka uzakubere mwiza, uzakubere muhiri mu bintu byose ukora, kandi uzajya usenga, dore ntabwo ugisenga. ndasenga Urumva? So n'ababyeyi bawe n'abavandimwe bawe n'inshuti zawe umwaka uzabere mwiza. Ikindi nk'inshuti yawe nk'uko ubivuga, ndagukunda. So niyo mpamvu rero uranakoze cyane. nkomeza kugukunda muri uyu mwaka, igihe icyo ari cyo cyose tugenda gukora ubukwe. Urumva? Ikindi ni iki? Icyo nshaka kugusaba ni uko ubucuti bwanjye nawe butazongera kuzamo agatotsi n'ikindi gihe. Wenda uko twiyemeje kuba inshuti, tuzakomeze tuba inshuti nzima kandi zikundana. si nawe ugira icyo umubwira Izina ukanyereka inyuma ari kuvuga Uzi ko ari byo, uzi ko ari byo. Naje ndi kwiterera story, bakamumbaza nkamubwira ati wa mugore wanjye yarahukanye. Yaragiye ateruye n'ibyo, yaragiye ntabwo nzi aho yagiye. None umugore wanjye wahukanye yagaruye amavarisi mu rugo. Yagarutse yaje kubwira umugabo atari ko bite, urya cyagiye byari nabi ubone ni sawa. reka dusoze. yicyuye oya aje kugucyura. bazana amavarisi ahubwo tugende. si nawe ugira icyo ubwira Pateri n'icyo wamwisabira nyuma y'igihe kirekire mutabonana, ariko thank God ko uyu munsi noneho mwongeye kwicara mu kiganiro. Benshi bari babakumbuye, nzi neza ko bari buze kwishima nabona iki kiganiro. I know well. Ijambo ni ryawe banyakubahwa. nyine ikintu nabwira Pateri, ndacyamukunda, njye ntabwo urukundo rwagiye kuvuga ngo nyine turacyari inshuti. njye nubwo uri kuvuga ngo urukundo rwaragiye ngo n'ibiki ngo hazamo agatotsi, wapi. njye nuko uri umwanya gusa, ariko ntabwo nakwanze mani. reka ariko mumeze nakubuje no kunyita mani rero. urumva? nyine nuko uri kumva. ikindi se ni ikintu ntuzongeye kuza kuvuga nyine hano. reka maze mvuge nta nubwo ari gutuma ndangiza kuvuga. uri kumva? harya iki? ntuzongeye kuza turakarana, uzajya ubimbwire. uzajya uza hano ngo undege ku bafana bacu. uri kumva? rero uzajya undega ku bafana bacu. ese ngo unantuke ugende n'ibiki suzongere, sibyo? nawe ntuzongere kunsiga. kugusiga he? ugenda. nagenda gusiga. nagiye he? ndagusiga hari aho haragiye. ntabwo nyine ntuzongere. ikindi ni iki se? Reba, nawe nyine tuba happy tuberanye. new year. uri kubona twatangiye no kuba inzobe kimwe. uri kumva? nyine Imana izagushoboze, iguhe kuramba, urambire nyine kubona ibintu byiza cyane, ibyiza byinshi cyane muri uyu mwaka. Imana imumugeni nkawe ewa. sibyo? yasigira icyo ubwira abakunzi bacu. Raribagiye n'ubukwe. Imana impe n'ubukwe bwanjye nawe. n'ukuri. ubukwe sha burabaye. sifa wayishimye. uransekeje. gira icyo ubwira abakunzi bawe tunasoza. nari mbakumbuye nyine cyane, ndanabakunda, mwaranakoze. witeguye ko iki kiganiro cyakira gute?
neza si bari badukumbuye se ntabwo babura kucyakira neza nyine badukumbuye nyine ndabakumbuye nari mbakumbuye nako ndabakunda cyane 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 ndanabashimira nyine Yeah. kudushyigikira ni ukuri pate wowe nawe ugira icyo ubwira abakunzi banyu bari babakumbuye iki kiganiro tubwiye nuko wumva bari bucyakire. ndabizi ubu ngubu ibibazo bya benshi birasubijwe ubu sinongera kumva umuntu umbwira ngo narababaye none hari umumama we yaramamagaye ari kurira nubwo nibagiye kubikubwira yamamagaye ari kurira ngo ntabwo nabyumva yenda kunkubita ukuntu mutandukana ngo uriya mukobwa muraberanye tuberanye gute ese nuko Ceceka ubona uko aho batabizi ngaho. turi inshuti bisanzwe rega ibintu byo kuvuga ngo turaberanye nyine turi inshuti turaberanye kuri inshuti ntabwo turi inshuti turi ikibazo ya ikiganiro aha tugisorejwe twicaye ahantu heza cyane ni kuri Baoba Hotel. ni ahantu heza cyane ushaka gufata agacyayi cyangwa se lunch cyangwa dina wahaza rwose. murabona yuko ni heza cyane, ni i Nyamirambo usa n'ujya kuri tapi rouge. ngayo nguko rero byari ibyo ngibyo. urabona ko abatumirwa wanjye uyu munsi bicaye ahantu heza cyane barakeye nk'uko ari na beza. rero reka tuzi ikiganiro ndabona bakibwirana utuntu bari bakumburanye koko, ariko ndabashimiye cyane. Sifa wakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu ni ukuri. hari akantu nashaka guha Sifa uravuga n'ujya urangiza. urumva hoya ni akantu nyine namuteguriye gutya urumva kari hakuno ino nk'abantu bataba baherukana akira akarabo keza. impamvu rero nk'aya aka karabo ni akagaragaza ko ubucuti bwanjye nawe utazongera kuzamo agatotsi nk'abantu bagira gute bakundana. rero icyo nshatse kukubwira ndagukunda. Wow. Gasaro TV.